Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza. Tugiye kureba setting eshanu ugomba gufungura kuri YouTube channel yawe kugira ngo itere imbere. Ikintu cya mbere turaza kuza kureba icyo bita customize channel. Icya kabiri turaza kuza kureba icyo bita channel layout. Icya gatatu turaza kureba icyo bita channel keyword. Icya kane turaza kuza kureba icyo bita advanced setting. Gutera inkunga channel yacu wawe ikaze. Nawe uri mushya ngo ureba ko wakanze like ndetse na subscribe kuri iyi channel MTech TV Show yawe, aho uzajya uhuriza video zawe hamwe, noneho urebye video imwe akaba yabasha kubona naho za zindi aho waziteranyije aho wazibitse. Nyine ni nko gufata urupapuro rwa channel keywords. Channel keywords ni icya gatatu tugezeho. Andika amagambo shingiro nka keywords yerekeye ibyo ukora. Ibi bifasha YouTube kumenya aho igomba kukwerekeza cyangwa se aho igomba shaka focus. Iyo ukora video za vlog, iyi video zawe ziba ziri muri kategori ya vlog. Niba ukora video za sport, video zawe izisharinga ku bantu bakora sports n'umuntu ushaka gusacinga sports. Ni ukuvuga ngo yaba ari kategori cyangwa akaba ari kategori y'aho video zawe zibarizwa. Niba ukora video zo kwigisha YouTube, video zawe ziba ziri muri kategori ziba ziri aho ngaho ku bantu bigisha YouTube. Ni ukuvuga ngo ibyo nabyo bituma channel ibasha kuba yakura. Icya kane, advanced setting, gushyiraho video zawe niba zaragenewe abana cyangwa se zaragenewe abantu bakuru. Niba ukora video z'abana igomba kubikora ugashyiraho niba zaragenewe abana, niba zaragenewe abantu bakuru nabwo icyo gihe nacyo ukagisetingamo, kandi ugahitamo ururimi naho uherereye, icyo bita location. Hitamo language, ururimi ukoresha na location yaho uherereye, kuko ibi bituma bifasha kubona audience nyayo. Niba uri mu Rwanda uvuga Ikinyarwanda ndetse ugashyiraho ugasetingamo n'ahantu uherereye, ibi bituma channel yawe YouTube yisharinga ku bantu bumva ururimi rwawe. Yego, ahantu uherereye niho YouTube audience yaho uherereye niho YouTube sharinga na video zawe. Niba uri mu Bwongereza, yego channel yawe wayisetinze mu Bwongereza cyangwa muri Amerika, ariko ntabwo ariho uherereye. Yego, kubera yuko biriya tubikora kugira ngo mu Rwanda twari tutarahembwa, nta gihugu cy'u Rwanda kitarajya mu bihugu bihembwa na YouTube, ugasetingamo nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Amerika. Ariko wajya gukora video ugashyiraho location yaho uherereye. Niba uri muri Amerika, niba uri mu Rwanda, ugashyira mu gihugu ururimi uvuga, niba ari Ikinyarwanda ukagishyiramo, niba ari Icyongereza ukagishyiramo, niba ari Igifaransa ukagishyiramo, kugira ngo bigufashe audience nyayo, kugira ngo audience yawe ibe yaba nyinshi. Icya gatanu tunasoza, icyo bita verification your channel. Icyo bita verification your channel ni uburyo bwo kuverifya channel yawe, gukora icyo bita two-step verification. Iyi two-step verification cyangwa se bita verify, wemeza verify channel yawe ukoresheje wenda SMS nka namba, kugira ngo ukoreshe aka message kuri nimero yawe. Ni uburyo bwo guhuza nimero yawe na channel yawe. Ibi bizagufasha gushyiraho thumbnail ndetse no gukora live no kugera kuri monetization. Ibuke ko gukora live ni uburyo uba ufite abasubscribe 50 wakora live, ndetse n'uburyo bwo kuba ufite abasubscribers 1000 nabwo wakora live. Numva gukora live duhera ku basubscribers. Iyo umaze gukora verification ya number na channel yawe, bituma ushyiraho thumbnail ndetse ukabasha kuba wava kwa uploadinga video byibuze iri hejuru y'iminota 10.
Ndumva ibi ngibi byumvikanye kandi twabashije kuba twabisobanura neza ku buryo bwizewe. Uburyo washobora gusetingamo setting 5 kuri YouTube. Niba ukurikije izi setting uko bikwiye, channel yawe izatangira gukura vuba. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri MTech TV Show kugira ngo ubone andi mafunguro ya tekinoloji. Ndi hano ku bwanyu, icyo ufite ikibazo yumbaza muri comment. Ndahari kandi twiteguye gukora ibintu byinshi mushaka. Ndahari mbaza aho ufite amatsiko, ikibazo ufite mu video tumaze iminsi dukora ariko iyo channel wajya unyarukiraho ukareba, naho tutabigenza neza ukatubwira. Dusubire muri indi video. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.